ndagenda ndabwira ko nakubajije wowe n'iminyobore aho njya none bakaba barampamagaye bantumiye none se barantumiye nzabaho cyangwa nzajya inyobora niba ariho yiko nzajya wenyine ugiye kubyereka maze nk'ibyumweru nka bitatu numva aposa tutari kureba uko ugenda turagenda tujya muri ofisi arambaza ati ese ko twagukunze kandi ukaba uri hano uzongera ugende ko bita nishira cyangwa bizagenda naho rero sindiwe njya kure ntabwo nirirwa njya kure nasenze Imana ngo yongere gukora wongere ubwibwira bwa kabiri ubwo rero nibwiye ntabwo ubu rero ndashima Imana ko nta kigabo n'amaze guruwa n'abandi urupasiteri kuri Jenoside nari mfite igikomere ariko umusaza arakivura ubu ndumva nezerewe mfite umunezero bw'iwacu nshima Imana mfite akana nk'aka ko guha Imana yacu icyubahiro Imana witera icyubahiro ni byinshi twavuga ndabona polisi yarakaze Amen.
amen. Ndashima Imana cyane, Imana yakoze imirimo ikomeye mu buzima bwanjye uyu mwaka. Ababyeyi banjye bararwaye, ni abasaza n'abakecuru, ariko njya nifuza ngo batazapfa nyine nta hantu hanini turagera. Amen. Ndashaka ngo basaze babona ibyiza byiza byinshi. Amen. Rero ndashima Imana ko ari bazima. Umusaza yararwaye ejo bundi amera nabi, amara igihe arwaye, ariko ndashima Imana ko yamukijije akaba ari muzima, atangiye umwaka ari muzima. Amen. Amen. Ndashima Imana cyane ko yakije ubugingo bwanjye. Muri uyu mwaka narwayemo, mara iminsi ndwaye cyane, ariko ndashima Imana ko yongereye ubuzima bwanjye imyaka yo kubaho. Ndashima Imana yabanye nanjye mu masomo, yangiriye neza. Iyi semesita dushoje nabonye amanota meza arengeje. Amen. Ndashima Imana. Amen. Haleluya. Ndashima Imana cyane ko hari ikintu Imana yakoze kuri musaza wanjye. Yari afite umwana urwaye, najyaga mbibwira abetedi ngo tumusengere. Yajyaga ajya ku ishuri, yagera ku muryango w'ishuri agasubira yameze nk'umusazi, akananirwa kwiga, amara imyaka nk'ibiri itatu atiga, ariko bashoje igihembwe atarwaye. Ndashima Imana, uwo musaza wanjye mukuru yari afite urubanza, bamurega. Umuntu yamuragije inka, ayimuragije ipfuye, aravuga ati, nyine araza arayimwereka, aravuga nzagushungusha. Bikira aho aramurega, amubwira ko nyine arega ko yayiriye, amushyiraho urubanza runini, kandi hari haciye imyaka myinshi ibyo bintu bibaye. Urubanza rero, urukiko rero bamutegeka gutanga inka 15. Yari kuziriha kuwa gatandatu, ariko Imana yakoze igitangaza, bamuha amahirwe yo kujurira. Bari baje guteza ibye, ibintu byose bagiye kubitwara, inka bagiye kuzitwara, ariko Imana yarahabaye. Ndashima Imana cyane. Amen. Haleluya. Haleluya. Niba mwumva ishimwe rikomeye, mwumva ko hari icyo Imana yakoze, mufashe tuzamure icyo Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana muri uyu mwaka, Imana yabanye natwe, Anointed Choir yatugiriye neza, twabonye imirimo y'Imana. Twagiye Uganda, mboneraho no gusura abavandimwe, usanga ni bazima, bafite amahoro, bameze neza. Ndabishima Imana. Ndashima Imana cyane ku bwa Apostle, yararwaye ejo bundi asa nk'aho ameze nabi, nyine turashima Imana ko yamukijije, akaba dutangiranye umwaka. Ndashima Imana ku bw'abashumba, itorero mwese ko muri bazima, kandi ndabakunda. Imana ibamugishe. Mu by'ukuri iyo umuntu ari i Kigali, ari hano, umuvandimwe mukahahurira mugakora umurimo w'Imana, uri proud y'aba bana, ukomere Imana amashyi menshi. Twahuriraga aha bakahasanga, abandi bakaza bagasubirayo, ukabona n'ubundi nta gahunda, nta cyerekezo, nta gukorera Imana ijwi. Ariko njyewe mbonye umuntu w'iwacu uri mu murimo w'Imana, kandi twakoranye, twarerawe, ndashima Imana. Cyane cyane ndabashimira uno musore twariganye pirimeri, twese tutari abakristo, ariko njya mubona hano muri worship team, njya mubona n'ahandi. Iwabo n'ahantu bita Kigarama kwa David. Haleluya. Kigarama none ari Kigali. Ubu Reverend ni muri kubyumva mwebwe ntacyo muzi. Reverend ariko ko ari muhazi ni muri kubyumva. Reverend Kigarama kwa David. Hariya mwagiye gushingura musaza w'ubundi. Aha ni hasengera. Kandi muri rero kujyambira butanwa.
buriya niba n'icyana cya kanyesunzu cyakora icya kanyesunzu cyo kiramutse cyo ku gitafari. Dushima Imana ko umwaka utangiye turi mu nzu y'Imana kandi dukomeze gukorera Imana, Imana izaduhemba. Ndabakunda cyane kandi itorero ryacu n'iri ngiri turinezerewemo. Imana duhereyemo umugisha, dufite abashumba, ababyeyi beza. Mu kuri dushima Imana, dukomeze gukorera Imana, Imana izaduhera umugisha hano, Imana ibahe umugisha. Ndingiye mu buntu bwayo. Amen. Ikindi nshima Imana nuko Imana isanze nyiri umukristo uyu mwaka wa 2023 usize nyiri umukristo kandi nzahora ndiwe. Haleluya. Yereza Imana yacu. Hari benshi twakoranye badashoje uyu mwaka, ngiye kuba mushoje ntacyo natanze, ariko kubera ko hari icyo Imana yavuzeho, hari icyo Imana igambiriye ku buzima bwanjye, sinzapfa icyo Imana yagambiriye ku buzima bwanjye kitasohora, kandi nawe ntabwo uzapfa icyo Imana yagambiriye kitasohora. Haleluya. Ndashima Imana. Ejo bundi kuri Behe nanjye baza bavuga ku cyaro, nanjye nasubiye ku cyaro nyuma y'amezi 10 nanjye nasubirayo. Ndashima Imana ko nasanze ababyeyi banjye ari bazima, papa na mama nibo baba bamwigishije cyane, kuko abandi tuba turi kumwe hano muri Kigali, urwazi nkaba hasigaye papa na mama gusa. Ndashima Imana ko nabonye chance yo kwizihiza iminsi mikuru ndi kumwe nabo. Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana muri uyu mwaka urangiye mu kwezi kwa cyenda hari umwana w'inshuti yanjye twiganye primaire yararimo gukorera muri Uganda. Imana yaturinze amarira kubera we, yaturinze amarira ku buzima bwe. Haleluya. Imodoka yaramugonze acika igufwa, bavuga ko bagomba kumubaga. Ageze inaha bamugarura mu Rwanda, bavuga ko bagomba kumubaga. Haleluya. Ejo nasubiye mu rugo nsanga ni muzima, aragenda neza, nta kubaga. Yaje guca mu cyuma hano basanga igufwa ryarasubiranye, nayo namushimiye Imana. Haleluya. Ndashima Imana none vuga mu wanjye hashize imyaka ishyika muri 5 buri uko twajya gusoza amahero umwaka yabaga arwaye ari mu bitaro, ariko uyu mwaka muri 2023 tujya gutangira nafatanyije n'abakuvanye na bashiki banjye, turavuga tugiye gushyira iherezo, ntabwo tuzajya gusoza umwaka mama arwaye. Haleluya. Ajya arwara umutwe cyane bakamwotsa kugira ngo bigabanyuke, ariko nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo tuzahagarara tukatuza akanwa kacu kizakoreka, kandi icyo tuzahagarara mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriye, n'icyo tuzahambara mu isi no mu ijuru kizaba gihambaye. Ndashima rero ko uyu mwaka wa 2024 usanze ari muzima, nta kibazo afite, nta burwayi, nta hantu hababara. Haleluya. Yereza Imana yacu. Ikindi nshima Imana, ejo bundi mu kwezi kwa 10 hari mukuru wanjye wa kabiri mu rugo yariteye, turamubura pe, tumuburirwa irengero. Yari yaragiye nijoro, mu gitondo babyutse babonera mu rugo, ariko we baramuvura. Ukwezi gucaho, kwa kabiri gucaho, dutanga amatangazo turamubura. Ariko ndashima Imana ejo bundi habura iminsi 3 kugira ngo Noheli ibe ko yabonetse, akaboneka ari muzima, akaboneka nta mpamvu n'imwe afite, akaboneka ahubwo yari yagiye mu kazi, yabonye akazi, yagiye atavuze. Turahangayika, ariko Imana kuko ari umukozi w'amahanga, ndanayibwiye Imana ni wowe ijambo ryawe tubwira ngo watumenye turaturema, kandi ubuzima bwacu bufite mu kiganza cyawe, bugushyize mu biganza ubuzima bwa Kabera, nawe ni kari muzima tuzagushima.
rero ari muzima aho yabonye akazi yakabonye Uganda ejo bundi n'umwe w'abana be n'umugore bamusanzeyo baraho bameze neza. Haleluya, haleluya, amashimwe ni menshi. Ndashima Imana ko turi abana mu rugo, twavuze turi abana 8, ubu twese usibye bucura twese dufite akazi. Uwanyuma n'isaha yakabongereje ubundi habura ibyumweru 2 kugira ngo Noheli niyo wari usigaye adafite akazi. Haleluya, haleluya, nishimwe rikomeye kubera ko twese tuba dushaka cyangwa tuba dutera imbere, kandi iyo ibitangaza nk'ibyo bikoretse mu muryango ikigaragaza ko Imana iri kumwe nawe. Haleluya, ndabifuza umwaka mushya muhire, uzabera umwaka mwiza. Hari icyanditswe kiboneka muri Yesaya ngo nzabatabara nubwo muzabatabara mutaratabaza, zumva ijwi ryanyu mutaravuga batabara. Haleluya, muri uyu mwaka rero Imana yumva ijwi ryawe nubwo uzaba utaravuga akanabuvuge, Imana izabyumve igutabare, ikwiyereke, igukorere ibitangaza, ihereze umugisha inyuma y'amaboko yawe, ihereze umugisha mu rubyaro rwawe, ihereze umugisha akazi ukora, ihereze umugisha imigambi yose ufite muri uyu mwaka wa 2024, uzamure ibyari byatsikamiwe, ukubite hasi abatari bari batsikamiye ibyawe, bongere isura. Uyu ni umwaka wo gusura, uyu ni umwaka w'umwuzure, uyu ni umwaka wo kwakira amahoro, uyu ni umwaka wo kwakira agakiza, uyu ni umwaka wo kongera kubona Imana mu buzima bwawe. Haleluya, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. abavandimwe aho baherereye hose, Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana yari yaturinze mu rugo, hari ibintu numvaga yuko wenda bitazashoboka, Imana ishimwe cyane, bitewe n'ubuzima umuntu aba yarabayemo hanyuma bigahinduka akaba ubundi. Imana ishimwe cyane, ni ukuri Imana yagize neza, Imana ishimwe cyane. Haleluya, amen. Muri uyu mwaka habayemo ibintu byinshi cyane bikomereye ubuzima bwanjye. Ndavuga ngo Mana, uretse imbaraga zawe no gukomera kwawe njyewe mvuyemo. Nakoze agisida, Imana irandinda, Imana indindira mu kazi, Imana irinda abana. Mu by'ukuri Imana yagize neza, Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana yagize umwizerwa, wenda wewe wasanga utanyizera, ariko ntacyo bimpaye, si ngombwa ngo nizerwe na mwese. Ariko Imana yagize umwizerwa mu kazi, Imana igira umwizerwa mu rugo. Mu by'ukuri ntacyo nshinja Imana. Ndashima Imana yarinze korali United. Mu by'ukuri wenda wasanga wowe tutabana mu buzima bwose, ariko bo abaririmbyi bo tubana mu buzima bwose.
abarwaye, abagize ibirori, abagize ibyago, abagize ibyiza, byose tuba turi kumwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu by'ukuri Imana yagize neza. Turashima Imana yumvishe gusenga kwacu igakora ubukwe bw'abaririmbyi bacu. Haleluya. By'ukuri ni ibintu tuba twarasengeye kuva mu ntangiriro z'umwaka kugera umwaka ushoje. N'ubwo turacyasenga kugira ngo Imana igikomeza idukorere ubukwe kandi bugende neza. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana yuko tumaze imyaka myinshi cyane nta muririmbyi wacu uraca mu idirishya. Haleluya. Ndabishima no kuba muri Face Center kubera yuko harimo ababyeyi baturera. Imana ishimwe cyane. Baturera neza, abashumba, ababyeyi bakuru babana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu by'ukuri Imana ibamugisha. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana irinze uyu mugabo. Imana iramurinze banye nawe mu masomo ye ndetse imurinze uburwayi. Hari igihe cyageze akajya akarwaragurika muri Imana yararebye isanga ntazabishobora imukiza rimwe, ariko ni ukuri Imana ishimwe cyane kuko itubereye nziza. Reka ndarondogoye ngiye gutera haleluya, sibyo? Wasanga rero kanje kararangiye, wasanga uri buze kuza ahangaha nanjye nkikiriza. Rero mumfashe nanjye nze kubafasha. Haleluya. 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 Amen. Reka banyegera sheri. Baduhaye iminota itatu ariko reka dukoreshe ine turi babiri. Byaba byiza. Byarakemutse kuri jyewe. Njya gushima Imana bwa mbere, reka nshime. Hari byinshi nungutse uburongozi bw'umushumba wacu Apostle Peter Kamuzinzi. Narungutse byinshi hano nuko adahari, ariko hari umunsi njye n'umuryango wanjye twateganyije kuzaza gushima, kuko ku bwanjye mbere gushumba kuva 2015 tugituye aha. Benshi ni mu nyibuka ariko babuzwa bo baranzi. Nuko narisengeye niko nari imeze nabi. Nari kubishima. Mbere yuko ngira icyo mvuze rero gikomeye, munyemerere ndumuririmbyi muze kuririmba, ariko umufasha wanjye sikirenga ariko nabarabivoma. Ibihaga amahirwe ni byinshi muri iyi si yacu, ariko siko byose bitugirira umumaro. Hari ibyahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa, kugira ngo hatagira abiratugenderaho. Ingoma yawe niyongere n'iy'abana b'abantu yarongere. Haleluya. Haleluya. Reka ntangire umufasha wawe batangira. Benshi abagabo dukunze kwihanira ijambo, ariko ku bwanjye mu rugo rwanjye namashima ko ijambo rya nyuma rigira jyewe. Reka uba ijambo rya mbere rero umufasha wanjye abe aritangira. Haleluya. Haleluya. Kuri njye ndashimira Imana. Ni ubwa mbere mpagaze ku gatuti. Ubusanzwe njye nari umukatolike, nari nsanzwe njya kuri aritari asoma amasomo. Ntabwo kuvuga imbere y'abantu muri rusange bijya bintera ikibazo, kuko katolike bifite abantu benshi cyane barenze. Ariko n'ahangaha gerageza kuvuga ntabwo bintera ubwoba, ariko ni ubwa mbere ngeze ku gatuti mu barokore. Shima Imana. Mu by'ukuri ni imyaka myinshi buriya muri katolike barashima, ariko ntabwo bajya bajya imbere ngo bashime. Niyo bahaje kaba ari gakeya, ariko abarokore bo bajya
bagashima Imana, nanjye rero ndashima Imana cyane. Ni byinshi nshimira ko Imana yarandinze kuva nkiri umwana kugeza ngeze ubu nashatse, yarandinze cyane. Ni byinshi ibitego nagiye nyuramo byinshi cyane, ariko ndashimira Imana ko yagejeje 2024. Hari benshi batanagejeje, ariko ngiye kuba magejeje ntabwo ari ikintu kinini natanze, nta nubwo ari byinshi nakoze birenze iby'abandi, nta na kimwe, ahubwo ni ubuntu bw'Imana ikomeza kungirira. Ndashima Imana rero, njye n'umugabo wanjye twagiye mu Burundi iminsi yashize, Imana yaraturinze. Ni ubwa mbere nari ngiye mu Burundi, hari byinshi byari biriyo bitangaje. Ugeze mu gihugu bwa mbere biragorana cyane, si uko ari igihugu kigoranye, ariko hariyo imyumvire itandukanye yo kumva ko Abanyarwanda atari beza, kumva yuko Umunyarwanda bamugirira nabi. Ariko ndashimira Imana ko twavuye amahoro. Umugabo yavugaga nuko ari iwabo, ibihugu biba bitandukanye. Mu Rwanda twe twishimira abanyamahanga, turabishimira. Iyo twumvishe umuntu avuga ururimi rutari Ikinyarwanda twumva ari ibintu byiza cyane, ariko na hariya twe turi mu bavandimwe batwakiriye neza. Ariko urumva kugenda mu gihugu widegemera ntabwo biba byoroshye, ariko ndashimira Imana ko twavuye amahoro. Nubwo nahageze nkakora agisida, ariko byose byarakemutse. Imana yarandinze. Ndashimira Imana kuri mama. Mama amaze imyaka 7 arwaye umugongo, ntabwo ntabwo arakira, ariko uko biri arimo aragabanukaho gakeya. Turacyakomeza gusenga turebe ko Imana yamukiza umugongo, ariko Imana irimo irabikora. Ni byinshi ngiye gushima, nashima byinshi cyane, ariko ndashimira Imana ko yaraturinze tukaba turi muri 2024. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Bizaza avuze ko ari ubwa mbere, ariko twaramenye bizaza n'ibindi, nuko ataramerekeza kuri terwa yari uko bimeze. Aha, uyu mwaka rero njye ntabwo ngaruka mu myaka yashize, umwanya w'ubuhamya, umwanya w'uyu mwaka iryo jambo baduhaye. Uyu mwanya rero ndatangira mvuga nti dukunze guhera ku bintu bibi byabaye, ariko ngiye nkunda ibyiza. Nabaye muri byinshi byiza. Sinabwiye ko nakoze ubukwe 2021 mu gihe tukiva muri Guma mu Rugo. Nijye wa mbere atangije abantu 50, abanyamakuru batari ko abanyamakuru baturi bishimiriza 50. Nahuye n'ikintu bita ibigeragezo muri uyu mwaka. Niyo mwaka kuva nagakora ubukwe narize cyane, buriya mwebwe ni bake babimenye. Niyo mwaka naraza hano mukabona ndimo gukamera, mukabona amarira arakorose mu kibazo nafashijwe n'uriya muntu ayitera, ariko nafashwe n'amagambo ndimo kumvamo. Ni umwaka nazamutse kandi nazahuwe kandi nazamutse bikomeye. Ni nawo mwaka nabaye kuri terrain mu butumwa bwa data cyane, kuva 2014 ntangira ivuga butumwa. Ni umwaka wonyine nabaye ukomeye, nanjye nabonye Satani ahunga cyane. Nicyo kintu ikintu kifasha kuba ngo nari nahazi, ikintu kifasha suko mfite amaposhi bombe yuzuyemo amafaranga, ikintu kifasha suko sheri ambwira sheri wagaranya mbiriki kandi nanjye ntacyoze, akambwira ibintu bireze byinshi byiza, sibyo bifasha. Ikintu kifasha no kumva hari umuntu wahinduye strategy, yahinduye akava muri studio, akava muri position, agafata direction. Nicyo kishimisha, kuko uyu mwaka nabonye benshi bapfuye bo mu muryango wanjye no mu muryango we, kandi mu babyeyi. Niyo mwaka hari n'abo nzi benshi bapfuye, n'ababonye hari n'abandi bakoze ibitari byiza, nkasigara niramanta. Ifaransa cyangwa kijyana, nkasigara nibaza ni iki nakora ngo aba bantu basibomwe tuzatahe turi abageni,
batazavuga ngo umurambo wa runaka ngo runaka, ariko bazavuge ngo umugeni arataha. Nicyo cyonyine muzarebe naho mbavugaze aba ari izina ryo guhinduka gusa. Rero ndashima Imana cyane uyu mwaka nabonye byinshi byiza. Mana niba unyumva asa gusa ndi umunyabyaha, ariko Imana irangurira akantu gato keza njyamo, ijya imbabarira ku bantu nacumuyeho ntabizi, ariko ijya inyibutsa ibyo nakoze nzi. Ndabakunda mwese, hari n'abo nagiye ndakarira, ariko njye sinjya mbirarana, mbikubwiriraho hano ndi banki, mbikubwiriraho ukamenya ko nakurakaje cyangwa wandakaje, bikarangiriraho. Kandi nanjye ntuzavuge ngo wandakaje ngo ugeze kana ni umwaka, uyu mwaka ko ndawutambutse menya turi muri 2024 mbamenyesheje ko tugiye kubaho duseka, batangiye kwatura ngo ni umwaka w'ibibazo byose, ariko tugiye guseka ko muri Faisenda n'isi n'amahanga azamenye ko muri Faisenda ari Imana ikomeye. Mugira Imana n'Imana zayo abakunda cyane. ariko mwibaza uburyo bari bujye ku ishuri, ariko ndashima Imana ko bose bari ndashima Imana ko yabanye nanjye. Abenshi barabizi umutware ntabwo ahari, ndi jyenyine n'abana, ariko Imana inkomereje mu maboko yazo. Ndashima Imana rero ko twagejeje uyu mwaka turi bazima. Ndashima Imana ko kugira umwana mukuru utagikunda kuza gusenga, nijoro nababwiye tujye gutangira umwaka turi mu rusengero, barambwira ngo genda turiza, ariko naje nkomeza ndeba inyuma yanjye nibaza se baraza cyangwa ntibari buze, ariko ndashima Imana ko nagiye kubona abantu barimo gusirimba. Ndashima Imana rero ku bintu byinshi yagiye inkorera muri uyu mwaka. Ni ukuri ni byinshi sinabona uko mbivuga, ariko ni ukuri shimye Imana ko ndamubona. Ntabwo biba byoroshye. Ndashimira Imana yuko uyu mwaka 2023 ni umwaka Imana ikoreye ibikomeye. Yesu nashimira. Amen. Ndabishimira Imana irandinze, umuryango n'amahoro, mu rugo iwanjye turi amahoro. Amen. Mugabo turarya tukaryama, ikibazo nta stress nta mukushi. Ya muri mwaka 2023 ndashima Imana yakoze ibikomeye. Leo mwaka naboneyemo akazi, sumo ntari mfite akazi, ariko nari mfite akazi utabara ko ari akazi, wenda utahagarara uvuge ngo mfite akazi, ariko burya iyo urya ukaba wambara ukaba ugenda, abantu baba bari mfite akazi mu by'ukuri, ariko nk'uko mfite akazi. Amen. Mfite ibiro, ubu nanjye mfite imfunguzo z'ibiro aho ngaho. Nta kibazo, kandi akora mu kigo cyiza, nta kibazo. Niyo mwaka naboneyemo perimi. Niba ari ikintu cyangoye ni perimi iriya ko kabyara. Narasibiye ndasibira, ariko ibihe byakomeye, byari ibihe byakomeye, kuko namwe mwese mwasibiye mu myaka, nanjye niko nadibiye. Tekereza gutangira porofesori ukayibona 2019 ugatsinda, noneho ugatsinda 2020. Ntabwo unyumva nuko nawe wasibiye mu myaka, nanjye uko niko natangira, ariko duhereze Imana icyubahiro. Amen.
sashi rero muri uyu mwaka wa 2024 nizera kubona imodoka ndashimira Imana yakoze imirimo ikomeye ku muryango wanjye. Hari abana babonye barangije kwiga, abana ba mushiki wanjye barize, hari umwana wambaye diguri, amen. Abo umwana wa gatatu mu muryango ni amateka burya buregewe navuga akanyeshuri nawe hano wavuga ni amateka. Najyaga ndeba abantu bambara diguri nkajya mu birori by'abandi, ariko mu muryango wacu ntabibayo. Ariko ndashimira Imana ubu tumaze kuba batatu. Uwize cyane akagarukira muri senior 4. Amen. Ubu mu muryango wacu byukora hari akana gashikanye kajya mu bihugu by'abana, nige wuriye indege muri ako ka bane twashimira Imana tareba nire kuranganire twagiye hanyuma tugiye gutanga ituro ry'ishimwe imyaka 65 ariko mwumve igitanga imyaka 65 biga imodoka ya muri indi baramuha batari ku buyobozi baje kwiga imodoka bagishije umuntu ndiga ibya televiziyo y'akazi muri za buri modoka ryanjye bivamo, ariko reba kora televiziyo ku mashini nigeze nigaho n'umunsi n'umwe hajya hariya umushuti wanjye akanyigisha uko babigira yaba bisigara ndagenda ngiye gukora ku muhiba wa gatanu nagiranya afande ibigi ndabwira n'imikanga afande yajya kugeraho iminota biragiye nyuma yo kuyatanga niyandisha Nyagatare yeze iyo hari ku mpapuro kiba bataye iminota 30 mbona ikindi ndagaruka sinacika intege ngaruka ahangaha niyandikisha ndongera njya muri mbona icyenda ngaragirwa no kuba wanjye gucura arwaye imodoka nashoboka nyaziviye tubimeze bite ibyanza kuva kane mbwira Imana mbwiye Reverend senga rwose ibigenda birangira usengere senga Imana ndavuga ngo Mana perezida ndayishaka uyu mwaka ndayishaka na perezida ndayishaka mva mu kazi ndaza njya kuri telefoni ndigiraho ubwo ntabwo atari kurasa mwiza bamujya muri salo biga byoga saa 10 nagiye saa 6 byoga saa 10 nongera ndiga atari kumusha gusinzira njya muri salo ndiga ariko Imana yukabyara Imana nabwo kuko mwajya gucura araza arantwara turagenda tugerayo nageze bamwe saa 2 ko ndagiye saa 4 n'igice ndagiye nicara bati afadira ati muri tayari muhaguruke nijye wawe wambere gutanga indangamuntu hariya ndagiye nicara imbere barabona ngo mujye inyuma w'ibyo muri cy'umusaza ndeba imashini ndayitegereza neza imbere yawe hari indangamuntu na kode nditegereza wakanda rimwe wakanda gatanu wakanda saa wakanda mba ndabyitegereza neza baratubwira amabwiriza bati amahirwe masa Imana irankorera iminota 15 afande ndarangije araza muje ushigaje bitatu nabindi bikora mbona amata 18 muchomba ya ngoviye ngobeze bimeze sasa leo bakandikirano zebra crossing na sapling ubonye kwigara kwigura ngenda kujya mwamba bariye umugabo ndere hagaza cyane abanyuze batagenda
ugeze umuntu uzanye muri fe kuri zebura korosi geraza atoya ndikandika 75 nabitanze mbabaye ndavuga ko mwana ibizahita he yakora perimi icya mbere ndagitsinda icya kabiri ndabikorera iminota 4 ikindi roza sitasiyo ndayitsinda demarage iratsinda ariko nakijwe n'ubwoba ubwoba naricaye mpamurutse n'ibiti kubona baniciyeho wenda banasimbaho imyaka afite bakambara ariko nanone ubu niyo byaza ndataha uwe nagiye nteze motora nateze igihe twegera nicara modoka umugore w'amashoza gucuruza byajya nawe gucuruza ndaza ndirabiye kubwa kabisuye mbwira Imana kuguma uzabara gahanga icya mbere ndagikoreye iminota 3 icya mbere ndagikoreye umvavu cyakabye ku minota 3 noneho giye afande niwe wakoresheje gihanga kuri parikingi iminota 3 ntabwo tugenda uriya gusinyiriye ngiye gusinyira ngati tuva mu kazi kwaje gukora si mwana uranze twarasinyanye ngo ntsinde Imana yamure iramukoresha nijiye muri sitasiyo nijiye imodoka ubundi akaje kari ku yindi mbona abazungu ngo ntitubazunguye turagenda ntabwo tugiye twikate hari turakata turagaruka badatsinze iyo baraje burya rero bigira neza ntabwo uzi neza aho uzayisanga kandi usenga Imana izajya ikugirira imbere ikizami cya mbere cya demarage igihe wayo wa mbere wafana bwa mzee ubu yiyemeje n'iyo kubanza n'igiyeho uriyemeje niyemeza undi ugiye guhagarara inyenyeri ugiye gutya arabwa ngo Paul udusebye umenye ndavuga abantu baranzi bose ndavuga ntabwo basebye nagiye mudahabwa ati itonde ushaka kumara iminota ariko witonde akugikore n'ubishoje ubwoba ngikora neza ngeze kuri konti ndahagarara ati ureba se ndakomeza ngeze imbere ati uragira ati navuye mu modoka fata feri yawe mvamo mfuka mu kibuga hagati musenga Imana udakijwe kizwe yewe imyaka afite nakijwe muzi 2005 ariko dukizwe udakijwe utarakizwe afite ibibazo bikomeye uwikijwe ziko nta kintu na kimwe ubu amateka yanjye twarara ariko reka byihora nzayavuga kuko amateka yanjye ayaruka ko yabanye agasuzumwa ngaho ariko kuko amateka yanjye ntarakizwe wavana uvuga ati yewe kamwigizwe cyane ariko dukizwe Imana nyine yizeye nta kinanirana iyo Imana uvuga ati ni Imana ukayizera ibi batwigisha kwizera iyo wizeye ikintu cyose ugacisha mu Mana nta kidakoreka Imana barusha kandi Not to